ko mbona wirakaje byagenze bite Nose bajya muri iki bagomba kumyenza so ariko reka nze mubwira uri mushiki wanjye cyangwa ntabwo uri mushiki wanjye wabajije mu maseso watubyaye ndinda mbaza mama wawe se ntabwo uzi ko twapfukanye nyine turavuka none se kujya kumaza ngo mushiki wawe nkaho nabyuze hanyuma ko nsigaye mbona usa n'umuntu wahindutse bimeze bite induka gutese ukuntu uba wiyambitse ese iyi tatuwaje ubundi wayiteye ryari kureba se nayiteye mbe kandi nkigera muri uru rugo papa yarabimbwiye ugiye muri iki ko namwe mungere yarabimbwiye yambwiye ko ariko ubundi kanze mbabaza ni iki kibatera nowe muzimu batera kugira ngo mutangire mwitware kuriya muritwara uko mwiboneye muragenda uko mwiboneye ibintu byose murabikora uko mwiboneye nta soni urumva nawe ufite ishema ariko bro kungendaho cyane papa ngo yarakubwiye ngo gutya na gutya mwaje mungira ikiganiro rero mwabonye aryo mu kuvuga ati munyigeho ndabiyana gere ikintu nshaka ko umva nkubwire Cadette suri sister wanjye hari ikintu kimwe nshaka cy'ingenzi yego ni ikihese urabizi namaze igihe kinini cyane ntari muri uru rugo nakoze igishoka cyose nza nasanze urugo rurimo umwanda ndabwira papa nababwira papa mu bushobozi ufite ndabizi ko ufite ubushobozi buhagije reka twimuke tujye ahandi hantu ndebe ibyo yambwiye koko ari ukuri none nawe utangiye kwifata uko ushaka urakora ibyo ushaka ese reka nze mubaze mama wacu ibyo akora ubona koko biciye mu muco w'umuntu w'umubyeyi mama wacu uzayakukoreye iki hari ubwo wabaga mu Rwanda kugira ngo umenye ngo mama wacu yakoze iki yaraje nawe gucomekamo amagambo papa ubundi wasubiye wari uri nani ifite amahoro utanaza ubundi byabaga uratangiye abana b'iki gihe cyane cyane mwe bakobwa muri yandagaza mwitwarana rero utuntu uba wambaye ibyo ntabwo bigezwe muri iki kinyejana ugomba gutekereza hazaza ukamenya uburyo ki uzashaka umugabo ukitwara neza mu rugo rwawe ariko n'ubambara ibintu bisi ninde uzaza kurambagiza ahangaha sindabona hari n'ugutereta niba urangaza ahangaha kuramba bite byawe ubundi wowe burya wasunze ngo byengo banerese ninde wagutereta wambara ubusa wowe batereta imyenda se iyi niyo mico muri gutangira kutuzanira hano muri iki gihugu cyacu ugomba kwitwara nk'umwana w'umunyarwandakazi ukitonda ukitwara neza ukazashaka neza ese reka nze mubaze Sigisi bimeze bite bimeze neza nese ibintu wambwiye ko mubona uri kubijenjekamo reka ntago njyanjenje kandi wowe reka ngiye nkubwira burya ngo umuntu njya gusiga ndamurinda wewe waraje urambwira ukuntu ubona ibintu ndakubwira nkwereko ndashaka kwereka umuvuno y'ahantu bizajya bica ariko ntago ushaka kubyumva wigize nyine akana k'akamarayika nko kwa pasiteri kahehe n'akazi kawe oya rega ibintu bya Kigali ntago ndabimenyera nta n'ibintu bya Kigali ntago urabimenyera se utuvuge ko rirwana n'abakobwa gusa usibye no kwirwana n'abakobwa mwe iminsi nta n'inshuti ngira iyi naho i Kigali ariko ngenda harinda umunyamujyi kugira ngo mubwire nanjye uhari kugira ngo nyene unyereke umujyi uko bimeze mubwiye niba ushaka kuryoherwa n'uno mujyi sibyo reka ibintu byo kujenjeka uri kumva kandi wishyire muri uno mutwe wawe yuko amafaranga nta handi ava iwanyu ari umunani baguhaye hapi ni n'amashuri yayo twize n'ayinyica n'ikesi amafaranga rero ahantu Imana yayatubikiye ni mu bagabo abagabo se kandi bizamvuna uzi ko ukina ahubwo se utanigire mu bagabo cyangwa mu basore ugize ngo wayakura he cyagenda mbetse gabanya ubwana kandi ibintu ndi kukubwira uzajya kwigarura waracecuye nta n'ukikureba n'iyo nzobe uri kwiratana ntayifite none dore imisatsi yarashingutse n'ubwo purante utabushyiramo njyewe ikintu ndimo ndakubwira sibyo shiye ubusamo urajya kuvuga ngo uzajya hano ninda gutegura inzira uzacamo nese basi umuntu abigenza ate uze kuza nimugoroba nkujyana ahantu uri kumva nuhava utahabonye abagabo nka 5 rega uri mwiza n'abakutse amenyo barabatwara ndaya se babyita indaya nuko nk'uko uzita umuntu indaya gucomba icupa muri uwo mutwe w'umene indaya isite si akazi nk'akandi uko ugenda ukabyuka mu gitondo ukajya gukorera amafaranga niko natwe tugenda amajoro tukajya gukorera amafaranga
uri kumva icyo kintu nari ari kumva icyo kintu ni nk'akazi nyine, ni akazi kazakwishyurira inzu, kazakwishyura ishuri, kazakumenyera imyenda, kazakumenyera buri kimwe ujye unasohoka ujya ahantu heza n'abakobwa bandi nibakubona babone ko waje hano hanze si yose urayimarana igihe kingana iki sibyo? ni uwuhe musanzu wumva watanga muri urugo rwacu? nusu ujya nkoreye ababyeyi bacu baratubyaye Kade, buri se wimbabaza niba unkunda wimbabaza, nyumva inama zanjye wimbabaza. Kuki utanyumva? Nuwe musanzu watanga muri urugo kugira ngo niko tuvaho ntabwo mwumva, niko tuvaho ntabwo ariko si wagiye cyangwa urimo gukomeza kungendaho muri ubu buzima. Oya ngenda umuhanda Kade, nyumva kandi please ndakwinginze, ibyo bintu ntabwo ngiye mbikunda, nta nubwo mbishaka. Hari umusanzu tuguye gutanga muri urugo kugira ngo urugo rwacu rugire umutekano, papa na mama batekane, babe bameze neza. kanesha shawo Ntabwo nge nize kugira ngo nsenye ababyeyi cyangwa se mbasenye, narize kugira ngo mbafashe kandi ngire icyo mbakorera. Rero niba udashaka kunyumva ngo tugire umusanzu dutanga muri urugo, ntabwo bizashoboka. Mama na papa nitwe tugomba kubahuza nk'abahuza, ntabwo twebwe tuzahuzwa n'undi muntu uwo ari we wese wo hanze. N'ubundi ibyo bintu uvuga ngo dukora nibenye nakoze, nakora iki? Nibenye nakoze uvuga ngo gutya na gutya ntabwo ngushira mama yagukoze iki? Uko byagenda kose bitinde nzamenya ibyawe, nzamenya amakuru yawe ukuntu ndeba. Nureba n'undi munsi nuzenya kumenya umaze icyumweru kimwe hangaha ibaze urakoresha n'undi munsi why rugutubwira bro, n'undi munsi tangiye ngomeze nshinja ibintu ngiye natanazi n'ibiki. ubwo rero ushaka kwiriza aho ngaho ugaragaza emosiyo, ubababaye ukavuga bati wababaye. Kade wagiye uri ku bana, ndakwiyanima ntuzongere no kumenyera n'undi. Ndakwiyanima ntuzongere kumenyera, ngaho rira ngo uhoze. Bya mama no kununga muvugaho n'amagambo bamufite cyabo rero urarize basi pole, sibyo? Nubwo wenda tuba tuvugana nabi ariko ntabwo nkwanga, sibyo? Ntabwo nkwanga sibyo? hasi so witangira ibintu byose mutangira mbwira nawe nimba nabyukanye mwakubunzanira aha ngaha wagira ngo wabyukiye ibumoso, wajya kubibwira abandi bantu wagira ngo wabyukiye ibumoso. wowe ni wabyukiye ibumoso n'ubyukana imishiya yakureba. Ariko mva nkubwire basi ngiye kugusaba ibintu bibiri, sibyo? Mbabarira utangire wiyambike neza kandi ntuzongere kugira inama n'imwe ugira mama cyangwa se igitekerezo wamuha gituma nose ubundi sindi mu rugo wajya nambara ijipo. Okay, promise ntabwo uzongera kubikora. Ntabwo nzongera ku mu rugo kwambara, ni mu rugo cyane ndara. Yes, ariko nusohoka ntuzongere gusohoka wambaye uko nguko. It's okay. Sawa. Love you sister. Nukomeza ubwo bwemezi bwawe twese ko tujyayo twabaye kiri ko ntunduta undusha umubyibu undushitse. Babizi hariya twe twagiye kwiga, maze kuza i Kigali, amashuri ararangiye, maze kuza i Kigali ndabona ibintu nabuze niyo mpera. Ubundi uri ko se wakoze wanatinze mu mashuri, amashuri aradindiza, watinze mu mashuri. Ubu ngubu yuze ko waraje imbere wari kugeze kure nk'abandi bose, maze ubu nanjye wagira ngo ndi ku muvuduko baransize, nanjye nuko ndi kuvuga neza, nubwo ndi kuvuga uko mbabarira. Araho naye nagera sheri wanjye, hari ibyo ntaye nagera, ari ibyo naye ndakora, kandi iyo nzira ndimo ndakubwira wowe unutabi nanjye kugira ngo ibyo byose nzabigereho, naho nyine nzanyura, nzaca hehe se nzaca ko njyewe iwacu bantaye nkiri umwana nkiri mutoya, ko nta data nta mama nta nyirasenge nisenga, nzabigenza ne? Ariko niba ari nzira ya Kigali nanjye numva ntarifu. Shamaduka reka ubwana, reka ibintu by'ubuturage by'ubuki, reka ubwana. Ariko nizere basi tutazajya nsiga ubwana. Ntabwo uzajya nsiga ahantu hose nzajya nkujyana, nibonera ikigabo kikanambikana nzajya nkujyanurisha kwashije, nzajya gusiga nawe usigara ushaka abandi. Uzi ko burya watese we, najyaga nkureba nkabona uri n'umuntu muzima, uzi ko watese. None se nyine iyo twagiye nkibonera umuntu akandambikana nawe usigara urekereje aho ngaho, urimo urareba niba hari uwaza nawe akakwumvira utwo duceri ukabyuka mu gitondo ukareba niba warya.
ntarebe reka ndaza kureba aho hantu tuhaje ntarebe nabishobora ikibazo urumva kiri hepfo iyo se naho ntanga ntubafite se sheri ko mbona uri bize cyane muri telefone bimeze bite Ni sana. bimeze neza mba mbona sinzi cheers Urumva utameze muri iyi minsi sinzi ko bimeze pe none se nkubwire ngo bimeze gute gusa maranye ikintu igihe gito navuga 24 hours cyangwa se 72 hours ariko ndashaka kukikubazaho ko burya umuntu ukunda ntabwo umuhisha hari ikibazo se ni nikikujena urambwira niba ari ukuri niba atari ukuri kandi nabwo you gonna tell me nta kibazo. ubushize mu bwanjye ariko narabitekereje ko mbe nteretse na byeri hasi uribuka ubushize turi kwa Mabera wa mudamu w'inshuti yanjye mwe dukorana ndabyibuka. ese wabonaga ijisho murebana uretse ko nabyihoreye nyuma yaho ntitubigeho ntitubivugeho ndabyihora numva ko ari blague njyewe kareka nabyo nzambeshye uzi namare bagizwe so wanjye no kodana bisanzwe biraho ngaho banav urabyemeye turakuze sibyo ariko hari ikintu ushobora gutekerezaho njyewe kandi kikaba cyo uti ejo bundi nkubura wambwiye kuri hehe wavuye mu rugo umbwira ko ugiye mu nama nyuma y'inama umbwira ko ugiye ku mitingo umushuti wawe mukorana ufite inama y'ubukwe yego nese inama y'ubukwe sheri ikuza kunyitaba umutima wanjye warangiye urandya mu buzima bwanjye kuva nambura nawe nyine ntabwo nakwitabye kubera ko turi mu nama ndetse n'ibitaba nyine numvamo gakeya mugabo mwiza sibyo ndavuga bise ibi bintu ndi kumva ibintu ndi mu mutima wanjye ni ibiki urumva ndavuga okay ntacyo ariko noneho ikintu cyabaye ko nshobora gukofirima kuri njyewe nk'umwana w'umuntu ntabwo ndi imana nta nubwo nakujyanjinga gusa byanjemo mu mutima wanjye kandi baravuga ngo akatari amagara bajya soko kumva ushatse wambwiza ukuri kuko naraguhamagaye rimwe ngo hamagara kabiri ngo hamagara gatatu warabibonaga nyine twari mu nama nawe nabuzuguru nitaba okay njyewe ikintu cyanje bo nyine aricyo nakubwiraga nahamagaye uriya mudamu inshuro imwe ebyiri eshatu byanze kwita hasi tanye ugakeka ko dore impamvu yanga kwita bagenda yize ntabwo urumva amarangamutima y'umuntu ayobora aho ashaka okay gusa narabitekereje ariko niba unabitekereza muri wowe cyangwa nunabyumva bikubwiye uzamenye ko umwe muri mo ntakubura ariko azakubura n'umuntu ntabwo uzambura ariko ndananiwe ngiye numvaga naniwe natakubura nta kibazo sheri ubwo urananiwe wumva unaniwe cyane nashaka ko tuguma dusangira tukaganira ariko n'ubundi nta kibazo reka nkuzane kamambiri umukozi nari mutumye kuri supermarket kuzana akantu ko gukorera vuba ko ibindi nabonye biri konjeri cyane okay reka nkuzane kamambiri uruhuke thank you ko ndabona ntazi rwose niba noneho ariko se irebe gato hari uturunga mbona mu mutwe niba ari uduki cyo koza amazi nawe ngiye kuzasara mu bwonko aha nzi ko uvuye guhindura utundi twenda aho se pe ugira ngo ugume mu bintu bishyushye igihe izuba ryavuye ari ryinshi kundi ko muryamana hano undi ubushyuhe mbese uko ubizi ndyamana imyeta ahubwo urambwiye ko unaniwe mbona yuko ushaka kuryama ndavuga reka mujoyininga ariko kubera ntagiye kuryama nyine mujoyininga nambaye utuntu tworoshye nta kindi ariko nsabiyaza ntiyaje wa mukozi wawe ntabwo mbi sabi
Sami aza yiririmbira ambwiye amaye n'arusimbasi wonge mwivuje mwita kibasumba ariko yambwiye Komera boss. Yewe databika. Nabusha uza wirangira Iyi nukwirahira. yego kibasumba ryarambwiye wonge mwita kibasumba Kibasumba cyasonge. akata Eh, asumba asumba izuba se arimo mumagaje mu bintu byanyu nabitabye musumba. ati biroye umusore wawe rwose ni Mr. ari uyu mubuze nasara reka ariko Abashyizemo bonjour pale agashyiramo n'uturinete. Hano nako mu cyaro kubakuramo ngo bibaga induru. ufite uruhara se Yangira ku musatsi. Ariko ngo nako mu cyaro. urwaye amaso Maso. kuba wambaye nete nk'abarimu Urwaye amaso. oya Eh. uyaseta pako gatemba Ndi muzima nta kibazo ngira. mwese tsa ubu bimeze bite wabizanye ibintu nagutumye Ndaho meze neza bike. ibyo nagutumye kuri supermarket Supermarket. Birasi biranabizanye biragize. wabishyize muri firigo se basi Nabirunze. wabyogeje se Nta kibazo. wabirunzemo gusa Nabifashe nyine mbikura muri sameta mbi n'imineke byose uraka Nahise nshyiraho nta kibazo. kuroze ntiyakaratse Byakubanza gakara. ujye ubura ibisubizo pase mubwira Ariko naho mva adashaka kubaza akantu harya urabizi ko yari sheri wanjye ni muzi se wese mbona agira nasugo agira iki shene wawe. ariko wiba inzoga muri firigo unywa ibinyomoro unywa oranje Oya. ni kokayine cyangwa ibya byatsi bavuga cyangwa niwe wasigaranye ibyuma by'i Kigali Yuma se biko cya cyuma dufite gihatinya ntabwo gihagije. ati iyo niyo yawe banze cyokoza abapfuye noneho muze agiye kumutuka kugira ngo numve ibintu ansubiza abapfuye barihuse kwe nyibwirira ese wa mugore ndi kwihuta arebyo natari natunganya nka kinkayika. wa mudamu hamwe nagusanze ubushize ntarongera kuguhamagara ntabwo arongera kumamagana se ntabwo nisubiyeho. ariko ubundi nta nubwo turanaganiriza urabizi kuri inshuti yawe Ndabizi kuri inshuti yawe. igize ari n'agatebe na sheri wawe urahari humurigire hirwa wumva agahumuro k'abakire ega nawe nzagukiza humura Nshaka kurwara inzoga ariko imwe z'abake ntabwo inzoka ugenda unywe za bagitirimu hariya banza wumve nkubwire uriya mudamu kandi umbwize ukuri umbwize ukuri niba ari n'amafaranga ushaka ndayaguha mubwije ukuri amafaranga ushaka ndayaguha. uriya mudamu iziko iby'umugore aryo gusubiza nikomera ubwo nibwo nyereka yuko yabyumvise ni iki werewere ese ugira ngo nzi umuntu umva kiwerewere ayiwe sheri ihangane tumara akangaka tuzamuka hanyuma se banza umbwire uriya mudamu ubundi yagushakiraga iki uriya mudamu icyo yanshakiraga amawaje nawe reka tujye tuvuga ino basi tunabirambura tubishyire umurongo kuri reba ngo turuyisase guhera ku munsi wa mbere ng'ibijumba navuye mu cyaro ugize ute mbisize tugiye ku munsi wa kabiri ngati ngo umaze iminsi imiceri narayihaze kandi ntabwo twayiryaga ngo tugure amateke ubwo nayo mba ndayariye mu cyaro nagize ute nasize naraje nzi kuko tuzaryaga umuceri nyagera unyakiriza amateke n'ibijumba n'ibintu byose bikomeye rero ubwo rero nanjye nuriya mudamu kugira ngo nyine njye yamaye ubugari ndavuga atereka mbe ngiye we kandi urakoze cyane kuri ayo makuru uguhaye ujyanayo ngaho mabuja uretse undi se ibiryo nibyo byakujyanyeyo ni ibiti ese wabuze iki hano inyama ntiziba ziri muri firigo inyama ziri ntazo ubwo wajyanywe n'ibiryo ujya uvugisha ukuri uri kumurashira wawe ujya uvugisha ukuri umurashira wawe nyine iryo ni ryo noneho njye ndigaye ku biryo ariko mbwira icyo yaguhamagara niba waragiye gutera ibiryo ntabwo wagiye kugira ngo ujye kurya ahubwo wowe ufite icyakujyanye hariya nicyo kintu cyakumenya kihise cyanjyanye ugiye ko najyanywe n'iki n'ibiryo icyo kintu cyanjyanye cyonyine indambi nta kintu ukeneye se ni nayo izanakwicika wabumvise Mike yigenze mbega giye nagenda ajye munsi utazantekera supaguru naguze amavuta ya 500 yayandi yo yashize mahuje ubwo birasaba ko uri bugire ukagura andi mavuta
uburyo buri ibyo uvuga wamubona nibyo nyine by'abakozi ntabwo ubonye ukuntu aciye se mbere y'inuza hariya ntarebaga nanjye n'ibiryo ariko buriya yabimena yanabikubita no mu yabikubita umugeri umva soke ngaho ariko mfasha tugende reka tuzamuke ama esikariye si urayashobora yashobora cyangwa uheke meka sobanura twagiye gerageza tugende genda akamarira ku cyumba muzamuke muzana kandi